odiyo ya 11 dukomeje kugana ku iyerekwa ryo muri 90 mu 1968 ryabereye muri Norvege no gutanga ibisobanuro bihagije. Iri yerekwa rero ryo muri 68 mu gihugu cya Norvege tuvuge ku mpamvu Imana yavuze mu gihe ukuntu iki cyaha kiri gukorwa mu itangiriro igice cya 38 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Nsubiyemo itangiriro igice cya 38 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 9. Muraza kumva uko bimeze muri iki gihe nk'uko byahanuwe n'uriya mukecuru w'imyaka 90 muri Norvege mu 1968. Mbere yo kugaruka ko umwami Yesu gutwara umugeni we kumutwara mu ijuru, ubwo ni abakunzi be riyeza cyane ritandukanye n'icyaha. Mbere ko kandi iyo ntambara ya gatatu y'isi ikurikira iryo zamuka ry'itorero, icyo gizira rero kiri gukorwa ubu tugisome mu itangiriro 38 igice cya 8. Yuda abwira umuhungu we Onani ati, mukuru wawe yari yarapfuye adafite urubyaro, adasize urubyaro, none sanga umupfakazi we abo umugore wawe, genda uryamane n'umupfakazi we mubyarane, ubyarire umuvandimwe wawe agira urubyaro rumwitirirwa. Itangiriro igice cya 38:9. Onani yumvira se ashaka uwo mugore koko wa mukuru we umupfakazi, ariko yari azi ko urubyaro azabyara kuri uwo mugore rutazamwitirirwa, bazitwa abana buriya wapfuye. Bityo igihe cyose yaryamanye n'umupfakazi wa mukuru we yasesaga intanga hasi kugira ngo yirinde kubyarana n'uwo mugore. Mbega ubugome. Itangiriro igice cya 38 umurongo wa 10. Ibyo Onani yakoze byarakaje Uwiteka Imana cyane, Uwiteka aramwica, yica umuhungu wa kabiri wa Yuda mwene Yakobo. Nikihe cyaha kibi uyu mugabo Eli yakoraga? Ni ukwishimisha mu gukora imibonano mpuzabitsina, ariko akanga kubyara ko uwo mugore baryamanye asama azabyara. Ni uburyo bwo kuringaniza imbyaro rero. Ni ubundi buryo kuringaniza imbyaro. Bisobanura gukora imibonano mpuzabitsina. Niyo mibonano rero nayo yitwa ikizira imbere y'Imana, kuko ifite intego yo kwirinda kubyarana n'uwo mukoranye iyo mibonano. Ni ukubuza abantu kubyara, no kurwanya itegeko ry'Imana ngo Imana yavuze ngo mushakane mubyare. None ubu ngubu ni imibonano y'igitsina, ni imibonano bitsina ariko irwanya kubyara. Uwo muco mubi rero ushyigikiwe n'ibihugu bya gikirisitu byitwa kapitaliste bikize cyane, none bawukwirakwije no mu bihugu bikennye. Mbese Imana ikwiye kubyorera ntihane. Iyi si impamvu igiye guteza intambara ya gatatu y'isi. Erega ibivuga mu Balewi igice cya 18 cyose ni ibyaha by'ubusambanyi bitemewe n'amategeko y'Imana. Imana ndashyigikiye, ariko ntabwo nabitinzeho. Biriya byose by'abaryamana bafitanye isano rya bugufi mu miryango sinabitinzeho. Murabona ko nje kuvuga ku bikomeye cyane. Kuryamana n'inyamaswa, imbwa cyangwa ihene cyangwa intama cyangwa inka. Hanyuma kuryamana by'ubutinganyi hagati y'umugabo n'umugabo, umugore n'umugore. N'iki ngiki nacyo cyo kuryamana n'umugore ariko ukibuza ko mukibuza kubyarana, gusesa intanga hasi cyangwa kuzishyira mu gashashe, mu gaparasitiki,
bikajugunywa cyangwa bikajyanwa muri laboratwari. Mama we, turaza kubivugaho birambuye. Hari ibyanditswe byera biza kuvuga ibindi bikomeye, muraza kugira ubwoba. Katurekera aho ngaho, nitureke Yesu azatwara itorero, nitwitandukanye n'ikibi, natwe tuboneke muri uwo mugeni wa Yesu tugende. Ariko intambara ya gatatu y'isi yo nta kiyibuza pe, kuko nta kwihana nduzi kugiye kubaho. Ibyo bibi byose byahindutse umuco mwiza mu bantu kandi byemerwa n'amategeko ya leta.